gukiza imitima. Ndi ubuzima spiritual. Yeah. N'ikintu cyo gukora kinejeje umutima wanjye. Ntabwo ari uko nta kazi nari mfite, nari nkikarimo, ariko ndavuga n'ikintu cyo gukora kinejeje umutima wanjye. I remember icyo gihe nabwiye abashuti banjye, icyo gihe naje kuzamo ako kantu kazamo, hari ukuntu hari imashini yabaga mu rugo, rero yaturetse imbere y'icyumba cyanjye, uko nsohotse nkayireba. Rero kera abana rero tuba twarakurize tujya mu rusengero cyane, buriya bijya bigorana, icyo kibazo kijya kigorana iyo wakuze nyine wisanga mu rusengero. hari n'umwana ushobora kubaza kukubwira ko atazi akizwa uko byagenze, ariko nkanjye iyo encounter nayigiranye n'Imana. Shalom shalom, nongeye kubasuhuza aho muri hose. Nagira ngo mbahe ikaze mu kiganiro The Kingdom Vibe. Ni cya kiganiro tuganira ariko tuba twabatumiriye umuntu kugira ngo aze tubane. Ariko umuntu twabatumiriye uyu munsi rero ni umuntu udasanzwe, ni umwana w'Imana, ni umunyempano, ni umukobwa washize amanga, atari amanga yo gushira isoni, ahubwo y'amanga yo kwisobanukirwa no kuhamya iby'ibyiringiro bye. Turabakira rero, amazina yanjye ni Francis Zahabu, ni muri The Kingdom Vibe. Ntatinze reka mbakirire umutumirwa abasuhuze kandi anabibwire. Ese ashimwe, nitwa Clementine Uwimana, but abantu benshi banyita Fiye. Mfite amazina menshi, banyita Fiye, banyita Josie, banyita Zegen. Yeah. Zegen rero. Zegen nkaba mfite inzu y'imideli yitwa Zegen by Josila, ikora imyenda y'abadamu n'iy'abagabo byose. Izina Zegen rero akenshi ngitwa n'abakiriya banjye, niho biva. Ntabwo twemerewe kubikwita? Oya, mwese murabyemerewe. Fiye, njye nkunda kukwiyitira Fiye. Fiye, turakwakiriye. Zegen by Juicy? La Juicy? Jusila. Kuki twasimbuka aho ngaho tubanje kudusobanurira kandi tuguhaye ikaze, ariko kuki twasimbuka aho ngaho tubanje ngo tuvayibingishe? Zegen by Jusila, mwabyumvise? Wadusobanuriye bivuga iki? Urabona kera abana ari ukuntu twajyaga ku masomo, twagera tugahindura utuzina ukuntu. So noneho abantu twiganye benshi cyane, ugiye ureba muri buri hantu hose nanyuze bafite izina banyita. Ibyo nabyo ni sawa, turaza kumenya. Rero ubwo niga segondere niho hantu havuye ibintu bya Juicy rero ndangije kwiga n'igihe hejuru ndaryanga, njyanze ariko mbura uko ndikura mu mitwe y'abantu. Rero mbona nyine nta mpamvu nyine ryavugaga iki Juicy. N'ukuntu rigaruka muri Zegen by Jusila, nyine uyu munsi bihuzwa gute n'inzu yawe y'imideli? Hari rero kera ntabwo nibuka ukuntu iyo ntuza yari filime yabaga umukobwa witwa gutyo Zegen. Yari umukobwa wakunda yitwaga Josie. Yari umukobwa nyine wakoraga ibintu bimeze nko kwita kuri famiye, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko sinibuka uko yitwa. Yari iya kera nyine icyo gihe, sinongeye no kuyirebaho. So rero nkamukunda, rero nkakunda kuyivuga ku ishuri, nayivuga bagera barabinyitirira. Wari ufite n'imana yo kubwira abantu filime warebye ko yari navugaga filime abantu bakagira ngo baricaye bari kuyireba. Twageraga icyo gihe muri free time tukicara turi benshi tukabwirana amafilime. Ako umukobwa yari umuhatari? Yari umuhatari, yari umukobwa nyine w'umuhasira. Yakwa-inspirinze iki ni iki kintu wabona ukamwigiraho ukavuga uti iki ndagitwaye? Mbona ari umwana, sinari nzi icyo bisobanura cyane, ubu ngubu nibwo mbyumva, ariko yari umuntu nyine ukunze kwita kuri famiye. Yari afite nyine, yari yarasigaranye barumuna be, urabona zino filime zo hanze ukuntu bazikina. Mama wabo yari umuntu
junk uri aho yinywera ibiyobyabwenge n'iki, so rero asigarana inshingano yo kwita kuri famiye, ariko nyine akajya abigiramo akantu k'uduhane cyane kamahane. ubwo rero ngenda nyine namukundiraga icyo kintu cyo kwita kuri barumuna be, ibintu nk'ibyo ngibyo, gufata responsibility akabikurikirana umuryango, icyo ni ikintu cyiza. hanyuma se Josie, reka wenda ako karagaciyemo, reka tubwire abadukurikiye, numvaga nishimiye kukwakira muri The Kingdom Vibe, aho tuvayibinga mu mpano, aho tuvayibinga mu muhamagaro, aho tuvayibinga twinjoyinga ubwami bw'Imana no kuba Imana yaratugiriye ububoneka twakira mu bana bayo, kugira ngo tubashe kurya ku byo mu gihugu cyayo. Numva mfite amatsiko, ngenda kubona, nkunda kubona ukorera Imana, nkunda kubona impano zawe, ariko numva nsaba kukubaza uyu munsi wa none, warizeye Imana, ntabwo tubishidikanyaho, numva nshaka kukubaza bwa mbere uhura n'Imana, sibyo? Byagenze gute? Waduhayeho ubuhamya butoya, iyo encounter yawe na Yesu mukihurira amaso ku maso, byameze bite? Rero kera abana rero tuba twarakurize tujya mu rusengero cyane, buriya bijya bigorana, icyo kibazo kijya kigorana iyo wakuze nyine wisanga mu rusengero. Hari n'umwana ushobora kubaza kukubwira ko atazi akizwa uko byagenze, ariko nkanjye iyo encounter nayigiranye n'Imana nkuze vuba aha cyane, ariko nakuriye mu rusengero, so rero ntabwo navuga ngo ni hejuru nyine. Niba hatari ibanga, byari bimeze bite wahuye n'Imana ukuze? Nyine ndashaka kukubaza nk'imbarutso, wa munsi mwawe ukavuga ati Imana mpuye nayo, sibyo? Niba ari igice cy'ubuhamya n'ijambo rimwe, byari bimeze gutya nko mu minota 2? Yego, niho nendaga kuza. N'ubwa mbere mibuze n'ubwa mbere pe n'ubwa mbere, ariko igihe cyose namaze mu rusengero no mu murimo, navuga ko nahuye n'Imana muri 2020. Covid time, nyuma ya Covid ho gato, nyuma ya Covid ho gato. Ubwo rero ukuntu byagenze, there had to be a thing, ikintu cyabaye, wenda nzakivugaho ubutaha yego. There had to be a thing, ku buryo ndekonesha ko urukundo rw'Imana ari rwo rumbeshejeho, runtunze, atari cya kigari bimwe nagiye numva n'abantu ngo Imana igira neza, nanjye nkajya mbiririmba mu rugo, mbica hejuru ngo Imana ibi n'ibi, bakarira mu rusengero nanjye nkarira, mostly kuko barize. Ariko icyo gihe nahuye n'Imana pe, Imana iranyiyereka, ingira ko inkunda in all my imperfections, mbese uburyo bwose Imana irambwira ndagukunda, yongeraho n'akantu ko kumbwira ngo uri inkoramutima yanjye. Yampaye ijambo riri muri Yesaya 43:4, ngo kuko mbere inkoramutima kandi ukaba wo kwizerwa, icyo kizatuma nanjye ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Yego, ako kantu Imana ikampa, mu by'ukuri naricaye nanjye nitekerezaho, ndavuga ko ubundi agaciro kose niyimye ni gute navuga ngo nizeye agaciro Yesu yampaye amfira? Ni gute navuga ngo nizeye agaciro Yesu yampaye simbigendane nkabivugisha umunwa gusa? Ubundi ni iki cyari cyarabuze? Kuki nategereje ko ibintu bigenda gutya? Ariko nyine nanone nkavuga ni timing y'Imana, igihe cy'Imana nicyo kiba cyageze. Kuva umunsi we wayibwiye iki? Ko yari bikubwiye? Niba atari ibanga, nk'iriya sezerano wahise usezerana nayo ukavuga ati noneho bimeze. Mbese wenda n'uyu munsi hari ukuntu mwibukiranya, wibuka icyo gihe, mbese ni nkawe wayibwiye ngo iki? Ikintu cya mbere nasezeranyije Imana, nabwiye ko ntazongera kudawutinga ku rukundo rwayo. Yego, icyo nicyo kintu cy'ingenzi, kuko hari abantu benshi, urubyiruko rwinshi rubayeho muri ubwo, njye nabyita ububata. Kuko niba uba mu kintu uvuga ngo urukundo rw'Imana ariko utarwizera kandi bibaho, kuko niho za depression ziva,
sibyo niho kwa kutiyizera nawe ubwawe guturuka ukaba wasenga ariko ugasenga uvuga ati n'ubundi ntabyikora sibyo ikintu cya mbere nabwiye Imana icya mbere ndakwizeye nongeye kukwizera kandi noneho byanyabyo atari bimwe nahozemo ikindi nongeye kwizera urukundo rwawe nongeye kwizera ko nkunda nongeye kwizera ko mpa agaciro nongeye kwizera ko imigambi ufite kuri njye ari myiza nakubeshye ni naho natangiye kubona ya light mu buzima bwanjye niho natangiye kubona ko noneho byose birashoboka nta n'icyo ntageraho igihe mfite Yesu. Urakoze. Hari akantu uvuze gahita gasanisha n'umurimo w'Imana mukora maze iminsi mbabona muri youth kuri Bethesda Holy Church ni naho usengera by the way. Mufite gahunda muri mwateguye na perezida wanyu yaradusobanuriye ivuga upper room muri iyi minsi ndi muri upper room yo kwa kabiri ndabishima Imana cyane batwigishije neza bavuga ngo hari ahantu urubyiruko rugera iyo utizeye neza ugasanga wizera Imana igice ahandi ikindi gice ukirimo ububata ni iki kandi numvishe na upper room iri kugikoraho cyane iri kuvuga ati mu bihe bya upper room abantu barabohoka kandi nabo twabonye imirimo ukuntu yatangiye n'uyu munsi turi kubona irakubita ikuzura ni iki wadusangirizaho mbese umurimo ukorerwa mu kubohoka mu kuva mu bubata bigenda gute? wenda reka tuvugaho gato kuri icyo kintu cya upper room. Upper room ndashishikariza urubyiruko mwese mwitabire hari ahantu hari gukoreka ibintu byiza hari ahantu hari isanamutima niko navuga n'abakuru n'abakuru nza kwivumbira ariko nararyoye oya ko nawe urubyiruko mbega ibihe we oya ntabwo ari uko ruri hejuru ni ukuri ni isanamutima ni ibihe bishya so hari ahantu murahakenewe Yesu arabahamagara ubundi icya mbere buriya ni umurariko w'Imana twaratumiwe kuko iyo uhageze nibwo byumva ko watumiwe n'Imana hari ahantu habaho gusenga umutima ukabohoka nkange reka nguhe urugero ushobora kugerayo nari niriwe ntameze neza pe umutima hari ukuntu ubiri ku munsi ukumva umutima waremereye isi yakuryamiye ariko ni ahantu ndahagera nkagira igihe cyo kuworshipinga nuko ari akantu niko keza cyane nkubaze hari ikintu ngewe iyo ngeze ahantu menya ko hari ikintu gito kimwe ko hari impamvu Imana yagikoze iki gihe nageze muri upper room mpita mvuga ati wow ariko se ubundi ibihe naboneye muri upper room ntakubeshya nabiherukaga mu itorero nakunda gusengeramo i Bugande ryitwa Watoto ibihe byo guhimbaza ukuntu bahimbaza ari urubyiruko bafite creativity kandi umva ikintu bakora bakwinjiza mu bihe byo gusabana n'Imana nakubaza wowe nkawe nicyo wonye iraparo mufitemo nk'umwihariko mu by'ukuri ikintu ifitemo nk'umwihariko se navuga ngo ni umwihariko ntabwo nacyita umwihariko sibyo kuko buriya biterwa n'umutima umuntu yazanye njye gishobora kuba ari umwihariko kuri njyewe nk'uko nabikubwiraga ngenda kikubwira nk'uko njye nabikubwiraga njye n'ahantu mbona ho kubohokera uwo ni wo mwihariko mpabona wa mbere iyi migozi iracika urabohoka urahagera niho ahantu udashobora kugera ngo wicare ugire ibindi bintu urangarira no spirit ihari ni ugusenga sibyo ni ugusenga ni ukuramya ni ugushima Imana hari n'igihe uhagera ko kundi wumva ubabaye umutima ariko watangira gusenga ugahita wumva hiziye amashimwe sibyo uwo ni umwihariko like the lamb ikirere kiba gihari imigozi iracika njye nanagambiriye no kongera gusaba umwanya perezida wacu yongera atwigisha hari ahantu ejo yatwigishije muri upper room yo kuwa kabiri ushize
ndavuga ako se nasomaga bibiliya cyangwa nuko wenda ari Imana yari igambiriye gukora. Hari ibihe byo kuramya, hari ijambo narabibonye, nimutumira bwa kabiri ndabararitse muri The Kingdom Vibe. Noneho fiye Zegen by Gisela mba nyemerere noneho nkubaze ikindi cyiciro tugezeho. Wavuze ngo ufite inzu y'imideli yitwa Gisela. Nagira ngo nkubaze nanone bijyanye nawe, ni ukuvuga ngo wisanga ute muri iyo nzu y'imideli, ubundi mukora iki? Reka mbanze mbikubaze, ni iyihe mideli mukora? Ese ubundi uhisanga gute? Wambara ukabidusangiza. Nisanga gute live? Wisanga uri gukora ibyo, uhimba iyo nzu y'imideli yitwa Zegen gute? Wisanga mukora ibyo mukora gute? Wadusobanuriye gatoya. Ubundi dukora ibijyanye n'imyenda, ahanini nibanda ku badamu n'abakobwa. Ahanini kuko urebye bagira ibintu biri creative cyane. Baba bashaka ibintu bigezweho, bafite ibintu biri creative cyane. So rero hari ahantu ukuntu nahisanze, it wasn't by accident, niko navuga. Ni ibintu bisa nkaho nabikuriyemo kubera ko umubyeyi wanjye nibyo yakoraga. Umubyeyi wanjye nibyo yakoraga. So nisanze rero hari ukuntu ukura nyine, hari utuntu tumwe na tumwe uzi. Hari ukuntu namusuraga ku kazi nkaba nakoze udusakoshe uduki, akanabibona nyine ukabona byamutangaje, akabona wakoze udusakoshe uri ku kazi, akabona nafashe akantu nkora udusakoshe, akabona nafashe akantu mbese. Ariko nawe ndakeka ko byamutunguye mbiza, yabonaga mbikora gutya akavuga ati ni kwa gukubagana kw'abana bizashira. Hanyuma rero buriya muri ya encounter nakubwiraga nagiranye n'Imana, Imana yaje ihindura byinshi cyane. Nk'ibi si byo nari narize. Sinako kazi nakoraga. Ariko icyo gihe naganiriye n'Imana ndabibwira nti nk'ikintu. Ubaza Imana? Nabajije Imana ndabibwira nti nk'ikintu nakora kandi nishimiye kandi nisangamo. Ese ni iki cyakugiriye inama yo kuvuga ngo reka mbaze Imana? Kubera iki utabajije anko cyangwa aunt? Kuki wigira inama? Nta kintu njya nkora nabajije Imana. Ntibibaho. Kubera iki ari Imana? I need his approval buri gihe. Kubera iki ari Imana? Kugira ngo ejo n'ejo bundi nimpuriramo n'ibibazo nzasubire kuyibaza. Imana ntabwo najya kuyibaza ntimbigenze ntarayibajije ngo ngende. Yego. Cyambere no kuyibaza ngo ngende, namara kugenda mu nzira ikanangira inama. Ni ukuvuga ngo buri umuntu hakagira umuntu kugira icyo akora atabajije umuremyi we. Ntukabikore. Banza ubaze Imana niyo ikuyobora, kandi guidance Imana iguhaye iba ari iyo. Yego. Urayibajije? Ndayibaza rero. Imana icyo gihe narasenze, ndibuka ko byantwaye umwaka kugira ngo njye kwemera ko ofata mbere nabanje kubisengera. Ubundi ni ibintu ndangiza kwiga, ubundi ikintu kikuremo kiba gihari, ahubwo ukajya ukima amaso. Urabona na sosiyete twakuriyemo hari ukuntu nyine ibi bintu byacu batabyumvaga, bumvaga ari ibintu biciriritse. Babyita ngo kwicara ku cyarahani. Ku cyarahani. Bese warize ni gute se? Na kaminuza yawe ugiye kwicara ku cyarahani gute? Nta muntu wabaga ubyumva, sibyo? Kandi natwe tugakura aricyo kintu badushyiramo. Noneho rero ndibuka ko ndangiza kwiga segondere, muzehe papa wanjye yarambwiye ati genda ubyige. Aranambwira tujye wiga nimugoroba. Ujye wiga nimugoroba, hanyuma ku manywa wirirwe hariya uri kwiga tailoring nyine. Genda wige muri universite kaminuza. Ariko ku manywa ujye ugenda wige. Ujye ugenda wicarane na mama wawe mwige. Muzehe yari yarakubonye? Birashoboka. Ababyeyi bakurikirana abana babo, akona ko hari icyo bakavuga, sibyo? Banga ababyeyi hari ukuntu umubyeyi areba impano y'umwana akavuga ati mwana wanjye jya ukora ibintu. Kandi rega sinaho gusa, buriya n'ahantu hose nagiye niga hari ibintu twageraga bya modeling ku ishuri. Nari wa muntu iyo habaga ama event, amashuka narayabambikaga da, mama kanzu cyane.
ukabafungira nkabafungiraho ishuka ikaba ikanzu bakajya guperezanta. Rega ndagukurikirana, uraza no kuduha n'imbuga nkoranyambaga zawe ku buryo abantu bashaka kugukurikirana bashobora kuza bakakubona. Nabonye mu minsi ishize hari hari agafoto wa postinze, niba ari ejo cyangwa ejo bundi, agafoto wa postinze ukiri umwana, ni karashushanyije ariko byagaragazaga ko wemeranya nako. Werekana kuri iyo foto umwana w'imyaka wo kuva muri 2006, warangiza ukongera ukerekana muri 2026, imyaka 20 ishize, kandi ukerekana iyo poster yari imanitse nk'uwo mwana ari kureba posteri ye yamanitse, yireba ko mu myaka 20 azaba ari fashion designer ukomeye, sibyo? Iyo foto nayibonye impita mbona ari wowe. Nagira ngo nkubaze ku kintu muri The Kingdom Vibe dukunda tubitsindagiraho cyane, ukuntu umuntu amenya impano ze, sibyo? Ukuntu umuntu amenya umuhamagaro we mu gukorera Imana. Tuzakomeza, uzanyemerere tuzajya tuvibinge mu bintu bya fashion cyane, ariko hano turi kuvuga neza ukuntu umuntu yumvira impano ye, ukuntu umuntu yumvira ukuntu Imana imuyobora, kugira ngo umuntu amenye adashidikanye yuko ari mu kintu kuko Imana ishaka ko akora. Wisanga ute nyine kuva ukiri umwana warabibona ukavuga ngo uyu ni njyewe, ngambwira kitubwire ukuntu wamenye ko ari impano yawe koko. Noneho urabona nyine icyo gihe byarangiye ngiye kwiga, njya no gukora ibyo nigiraga koko, nize finance, ni nabyo nakoragamo. Yego, accounting, hafa, so ni nabyo nakoragamo, ariko ikintu burya kitari icyawe ewana amahoro arabura. Nkavuga ndakora ariko nkumva sindi satisfied pe habe na gatoya, nkumva I'm not satisfied. So rero niho hahereye nyine nsenga mbwira Imana, ndavuga so ubwo tuhinduye ubuzima spiritually no mu buzima busanzwe, mpindurira n'ikintu cyo gukora. Kuva ryari? 2020? 2020. Ubwo Imana ihinduye ubuzima spiritual? N'ikintu cyo gukora kinejeje umutima wanjye. Ntabwo ari uko nta kazi nari mfite, nari nkikarimo, ariko ndavuga n'ikintu cyo gukora kinejeje umutima wanjye. I remember icyo gihe nabwiye abashuti banjye, icyo gihe naje kuzamo ako kantu kazamo, hari imashini yabaga mu rugo, rero yaturetse imbere y'icyumba cyanjye, uko nsohotse nkayireba, ibintu nta kintu umuntu yabikoramo, ubwo tuzabikinamo filime. Umutima ukambwira ati ariko iyi mashini none bigeraho binzamo, noneho ntangira kurota iki, ntangira kwibona hahandi hejuru, ntangira kubona ibintu nakora, ntangira kubona atelier nini, ntangira kubona ibintu nyine bindusa ubwenge. Nari mfite umushuti wanjye nyine, my best friend, narabimuganirije, arandeba ambwira ngo cyokoze urarota. Yes, urarota. Arambwira ati cyokoze mfite ibitekerezo nk'ibyawe. Sinzi pe, ngo ahantu utekereza ngo nta hantu hatabaho, ngo nta muntu hatekereza, kubera ukuntu ibintu nandi kumubwira byari big. Arambwira ati cyokoze reka tujye gusenga. I remember twarasenze icyo gihe, buri wese ikintu yasengeye Imana yarakimuhaye. Njye nsenga iryo joro ikintu Imana yambwiye, twarasenze, noneho ndyamye ndota hari umushumba arambwira ati ngo ndagenda mu present umushinga wanjye. Ukuntu yarambwiye ngo genda bizajya bikubera uko ubyizeye. Genda bizajya bikubera uko ubyizeye. Ariko igitangaje, kwizera kuba gusekeje. Namaze umwaka iryo jambo ntararyumva neza. Byagutwaye umwaka? Byantwaye umwaka kugira ngo understandinge binzemo neza. So nyuma rero nibwo nafashe gahunda, rero ndavuga reka ngende. Imana yarambwiye ngo genda bizambera uko mbyizeye. Guhera nava muri ako kazi kugera ngiye kwiga. Can you believe ko nize ukwezi kumwe? Ukudoda? Ukwezi kumwe gusa? Yego. Wari ubimenye? Nari mbimenye. Hari abantu bambwiraga genda ubikore nk'ubu designer, nabyo ni byiza. Ugira abakozi, ariko
ukuntu nahoze kuva kera ntabwo nzi gukora ikintu ntumva, ntabwo nzi kujya mu kintu ntumva ntari kwandastandinga neza. Ndavuga no, ngomba kubanza nkabyiga, niyo nagira abo bakozi inyuma ariko bizaba ari ibintu numva. Wabanje kubanza ukabyiga, kwiga kudoda? Okay. Ndabyiga ku buryo naravugaga nti ahubwo n'abo bakozi level yanjye izajya ibiri hejuru yabo, ku buryo waberekera ukavuga ngo dore bimeze bityo. Ariko nanjye narabyize, nize kudoda ishati ndayirangiza, ariko iyo shati nza gusanga okay, namenye ikirimi cyo kuntu navugana nabo, ndayidoda ndayirangiza, ariko naje gusanga atari ibyanjye byo kwicara ngo nibura menya uburyo navuga ngo iki bakita gutya, bayidoda gutya, bayikata gutya. Ubundi ibyo biba by'ingenzi. Biba ari byiza ko umuntu abanza kwiga. Ugomba kwandastandinga ibintu ugiyemo kugira ngo hatazagira n'ukubeshyeramo. Cyangwa ngo n'ibitambaro bavuge ngo dore nibi ngo uyoberwe ibyo ari byo. Ugomba kubanza kubimenya. So rero naragiye mu by'ukuri nize ukwezi kumwe. N'umubyeyi wanjye biramutangaza, akareba ukuntu yarambwiraga se umuvuduko uriho n'uwiki. Nkambwira ni nanjye sinzi, ntabwo nzi ukuntu biri kugenda, ariko I strongly believe ko yari ya confirmation y'Imana. Yari bya bintu nabwiye Imana nyisaba ntinyobora ahantu ikajya imbwira naha ku buryo nyine yarabinyerekaga mu maso, naha nta handi. So bikomeza bigenda bizamuka kugera igihe bihindukiye atelier. Noneho rero ndabona uzagaruka kuko ntabwo waduha bino bintu biracyari bigari, ndumva nakubaza ibintu byinshi. Hanyuma hari n'ukora n'umurimo w'Imana. Reka tubanze tujye muri pause gatoya, ariko turagaruka. Noneho ndakwinjiza mu mpano y'Imana, noneho icyo yari ukuntu wagiye uhishurirwa gukora bishobora gutuma impano yawe yaka mu buzima bwa buri munsi, nk'uko ba Pawulo bambaga amahema, abandi ba Petero baroba amafi. Ariko noneho turagaruka dusubira mu cyiciro cyo kuvuga ngo noneho iyo Imana iguhamagaye, iyo uri mu nzu y'Imana, Imana iguha umugisha. Turaje mu kanya gato. Noneho numvaga nahita dukomeza nanone nkakubaza, utubwiye neza ku bintu bijyanye n'ukuntu wagiye wumvira impano yawe, ukuntu Imana yagushoboje ikajya ikwereka aho utera urushundura rwawe. Noneho reka nongere nkubaze ikindi cyiciro cy'iki kibazo. Nzi neza yuko uw'Imana ihamagaye nanone imuha n'impano cyangwa ikamuhamagarira kugira umurimo ayikorera, sibyo? Ikweretse kuzabamba amahema yawe, kuzakora ubucuruzi, hanyuma se wakomeje ubana ute n'Imana mu muhamagaro, mu bihe byo gusenga? Iguha iyihe impano? Ese hari impano y'uko wisanze ufite impano yo kudizayininga? Ese mu gukorera Imana aho ntacyo Imana yaguhishuriye cy'umuhamagaro? Ubusanzwe nyine nk'uko twabivuze nsengera muri Bethesda Holy Church, mba muri worship team yitwa Boanerges. International Boanerges, Kinyarwanda bivuga ngo abana b'inkuba. Murakubita byo. Ndi umufana. Uri umufana? Ewa, nukomeye, wagisiga n'amarangi. Yego. Bikomeye cyane. So rero Boanerges nyibamo nk'umu backup singer. Backup singer? Yego. Uwo ni wo muhamagaro nisanzemo mu rusengero. Then ubu uririmba muri Boanerges, hanyuma warangiza ukabihuza ute na wa murimo wawe w'ubudizayina, ukuntu ukora imyenda wagize ukaba n'umuririmbyi kandi umurimo w'Imana ugakorwa? Hari abantu hano hanze bavuga ati buriya ngiye mu bintu byo gusenga, ibihe byanjye bindi byahita bipfa, ntabwo ubwo naba ngiye gukorera Imana, ntabwo nazongera gukora umurimo umbeshaho. Yes, nicyo kibazo ndi kukubaza, ubibasha ute?
rero ngewe ukuntu mbona relationship yanjye n'Imana, yego, ngewe Imana nyifata, reka tubishyire wenda nko muri relationship isanzwe nk'umukunzi. None se kuwukora byatuma uburira umwanya umukunzi wawe? Ntabwo wamuburira umwanya pe, ku buryo nabura umunsi umwe, iminsi ibiri yo kujya muri practice, maze n'uwo gusenga ndawubona kujya gusenga. So urabalansinga, ntabwo ushobora kujya muri kimwe. No se Imana niyo yanshyize muri ibyo bintu, hanyuma se nigitera umugongo nzajya kubaza ndi zavuga ati nanjye warantaye. Ishobora no kutabivuga ko baravuga Imana ni inyembabazi, ariko ntabwo nanjye umutima wanjye ntiwampa amahoro guteze. Urakoze cyane. Hanyuma rero wisanze nanone muri Bwana, ese kwiyumvamo ko wagera muri Bwana ukaba nyine niki, kubera iki? Harimo imirimo myinshi mu nzu y'Imana, haba harimo aba ushers cyangwa abakora protocol, mbese umurimo w'ivugabutumwa, haba harimo uri umuramyi, wisanze uri mu baramyi, ko wahisanze ute nyine uvuga ngo hariya niho hanjye? Muri Boanerges rero urabizi habamo ibyiciro bibiri. Habamo abaririmbyi, ntabwo ndi kuvuga muri Boanerges, ndi kuvuga wisanze mu nzu y'Imana first, noneho bangize bakavuga ati uriya wazajya mu maririmbyi, cyangwa wazajya mu baprotokole, cyangwa se wajya mu kwiga ivugabutumwa. Bisi wisanga gute wagiye muri Boanerges, tutarajya mu byiciro bibiri Boanerges? Yego, kera sinari umuririmbyi, ubwo niho nashaka kuganisha. Yego, ntabwo nari umuririmbyi. Antuka wenda nararimbaga bisanzwe biri aho, umwana uri mu rugo gute. Nkanakunda kumva abaririmbyi cyane, nkanakunda indirimbo cyane, ariko ntiyumvamo ko naririmba. Ubwo rero nageze mu rusengero ndi wa muntu uvuye mu madrama team yo ku ishuri, kandi nkabona sinisanga muri protocole, sinabibasha, ngiramo isoni ukuntu, ntabwo nahagarara mu bantu, sinisanga mu bindi byose mu yandi ma departments yose. Ariko ntabwo avuga ko na korali buriya nayisangagamo, ahubwo impamvu buriya nahise ndeba hariya, icyo gihe hari na kwaya nyinshi cyane. Impamvu nahise ndeba hariya nuko harimo ababyinnyi, bafite nagiyemo ari ukubyina. Yego, bukeye wisanga uri mu baka. ahubwo ngezemo uwari umudirija wanjye icyo gihe, ndamusuhuje ariyumva. Yego, niwe wandebye. wamuvuze izina ninde? Ni Sam. Sam. Se niwe wandebye aravuga ufite Sam Rwibasira. Yego, yaremye abaririmbyi benshi pe. Wow. Ko kundi yarakubwiraga ati niba uvuga wanaririmba, niba ushobora kuvuga yego wanaririmba. Donc yagukuyemo icyo kintu, agahita agushyiramo icyo kintu. So nisanga rero urumvira, arabikubwira urabyumvira. Nuko nisanze ku gice ntaje nshaka. Waje udashaka, ako kigezemo kubwo kumwumvira nk'umuyobozi, biragerageza usanga niho wagombaga kubura. Ariko reka mbwira rero, ntabwo wancika muri The Kingdom Vibe. Ntabwo wancika muri The Kingdom Vibe utampaye akapera. Ariko aka kapera ntabwo gasanzwe. Attention, mbarura ndebe kandi unyumve. Uramfasha? Ndagufasha, njye mfite ijwi n'abantu bose bakunda. Ariko nanjye unyemerere nk'umuntu waje muri The Kingdom Vibe, hari indirimbo mu buzima bwawe ijya ikora ku mutima wawe, wajyaga wumva ukumva iri gukora nko ku marangamutima yawe? Irahari? Yego. Urifite? None se nk'umuntu Imana yagiye ikorera ibyo bintu, ukabona igukuyemo ijwi utari uzi ko urifite, ukabakinga. Abantu babakinga ndabatinya, uzi ko ngewe mbona aribo bakora n'umurimo ukomeye. Yego. Uzi ko bazamura umuririmbyi uri imbere bakamushyigikira, bakamufata mu mugongo. None se wadusangije kuri iyo ndirimbo, niba ihari yitwa ngo iki? Indirimbo si buriya yitwa gute rero? Mukiza wuzuye ubuntu. Si yitwa Mukiza ra? Mbabarira nkubita akapera kayo, ndabigusabye dushira amanga hano. Urafasha ariko? Ndagerageza.
uramfasha cyangwa mbe nk'aba bandi batavuga ngo ngenda gufasha njyewe iyo mfashijwe nubwo navuga nk'igikeri nta kibazo. reka tugerageze. Yego. Mukiza wuzuye ubuntu, nshuti mucunguzi, mwana w'intama wacunguye imitima yacu, niwe mucunguzi, niwe gusa duhimbaza, niwe wenyine turamya, atanga ubuntu bugakiza imitima yacu, niwe mucunguzi. Hari ahandi havuga ngo niwe wenyine nzirata. Wambabariye wenyine nzirata. Ngo niwe wenyine wenyine nzirata. Niwe wenyine nzirata, niwe wenyine nzaramya. Uwo muntu utanga ubuzima, utanga ubugingo, niwe wenyine turamya, utanga ubuntu bugakiza imitima yacu, niwe mucunguzi. hoho Imana iguhe umugisha. Amen. Umvishe ko nagufashije? Wagerageje. Umva nanze kukwicira ijwi nkabeshya ariko urumva Imana iguhe umugisha. Ako uzajya unyemerera tuzajya tuvayibinga inshuro nyinshi. Yego. Sibyo? Birakenewe. Ndumva hari ibibazo byinshi nakwiye kukubaza. Hari uri umudizayini ariko abantu bakeneye no kuryoherwa. Urumva abantu, hari ibintu abantu benshi baba bibaza bavuga ese kwambara umuntu akamba ngo yambaye iby'isi, ngo ese yambaye ate. Hari ukuntu umuntu avuga ngo njyewe ndi munini wenda sinaberwa. Ese ibyo bibazo byose turabirarika abantu. Ndizera ko ninkomeza kuguhamagara muri The Kingdom Vibe tuzatuvayibinga. Sibyo? Imbuga nkoranyambaga zawe nizihe? Hari Instagram Zegan Drusilla, Facebook Zegan Drusilla, Zegan by Drusilla, even TikTok Zegan by Drusilla, even YouTube Zegan by Drusilla. None se nagira ngo nanjye mbabwire ikintu cya mbere ubanza gukorera umukiriya ni iki? Ni ukuba kumufasha kumenya icyo ashaka kwambara. Nicyo kibanza, ni ukumudizayiningira umwenda azambara. Hagakurikiraho production. Nkora designing, production. I can even murabona hari ukuntu ushobora gufata umwenda wari usanzwe ukoze ukawuhinduramo ikindi kintu, ukawumodifiyamo, ukawongereraho agaciro. Ukawongerera agaciro. Niyo mvugo nziza. Kadinga value kuri wa mwenda. Okay. Nanjye rero and I also turana renting. We also do rent. Okay. Umva, nizere ko mwabyumvise kandi ahamya neza ko muzamushyigikira. Ikindi niba ukunda nanjye design za Francis Zahabu, umva ukashaka ko ngudizayiningira ikanzu uzaze nyiko designingira, ariko umenye ko izakorwa na Zegan by Drusilla. Iri zina riraryoshye. Zegan by Drusilla, mu gihe kizaza nzagusaba tube twakorera abantu aga fashion show. Yego. Sibyo? Yego. Muhishwe muraritse. Muhishiwe muraritswe. Yego. Sibyo ranzika? Muhishiwe muraritswe.
reka tubyite gutya, muraritswe muhishiwe. Okay. DOP nyuma ya kamera araduhuguye. Mbabarira ngusabe kano kantu. Hari abana bakumvise, hari abantu bashobora kuba banangana natwe aka kanya bataramenya impano zabo, bataramenya ukuntu umuntu asabana n'Imana. Hari ijambo Imana gushyize ku mutima, sibyo? Wihereye ukuntu uri ubuhamya bugenda, hari ikintu message watanga ku muntu udukurikiye, iyo message ikabera uyu muntu udukurikiye itabaza. Ese wadusangiza dukurutira? Ikintu nabwira abantu muri aka kanya, dore kamera. ikintu nabwira abantu muri aka kanya, buriya icya mbere ni ugushaka ubusabane n'Imana. Icya mbere ni ugushaka ubusabane n'Imana. Iyo wageze ku busabane n'Imana umenya agaciro kawe. Icyo ni icya mbere. Iyo umaze kumenya agaciro, hari ahantu nasomye ngo kuki ntahisha agaciro Kristo yampaye. Ni gute ikintu Imana yahaye agaciro njye ngitesha agaciro? Ndahamya ntashidikanya ko nta muntu n'ukuri Imana itaba yarashyizemo inzozi mu mutwe we. Ahubwo ikibazo kiba ndahera he, ndiyizera nte, ndabigenza nte. Iyo wegereye Imana ukayisaba guidance, ni ukuri ndaguhamiriza ko Imana izaguha guidance, kuko Imana nayo ikunda iterambere. Ntabwo Imana ikunda umuntu uri aho. Ntabwo yanga udakora, ariko nawe ntabwo ikunda umuntu ucecekesheje ubwonko, niko navuga. Ikunda wa muntu ufata cya kindi yagushyizemo ugashaka kugiha agaciro, nayo iragushyigikira. Niba hari inzozi ufite rero, genda uzereke Imana. Numara kwereka Imana umushinga, ndakubwira ibyankoreye, wenda hari n'undi uzaza kubwira ibyiwe byamukoreye. Fata umushinga wawe ugende uwereke Imana. Numara kuwereka Imana, nayo izagukora ibisigaye. Cyane cyane iyo ari umushinga nayo ibona ko uwinjiriza. Cyane iyo ubona ko muri uwo mushinga wawe harimo ubuhamya buzayivuga neza, ni ukuri nako Imana itagushyigikira. Hama wenda akantu ka nyuma utambajije ariko nabwira nk'ababyeyi, wari wambajije ku kintu kijyanye n'abana, nk'ikintu nabwira abana. Buriya hari ukuntu umwana aba afite impano ariko ugasanga ababyeyi barayitsikamira, niko navuga. Kuko ntabwo ababyeyi baba bafite intentions mbi, ariko hari ibindi bo baba baradutekerereje, kandi nabyo biba ari byiza, ntabwo biba ari bibi. Hari ukundi kuntu nk'umubyeyi ushobora gukora, umubyeyi akubwira ati njye ndifuza ko uzaba umuganga, ariko nubwo ubwira umwana wawe ngo azaba umuganga, uri kubibona neza ko ni umufutubarere, kandi wabigira umwuga kandi bikamutunga. So ikintu nabwira ababyeyi, mugerageze gushyigikira impano z'abana banyu, mugerageze kubereka ko muri kumwe nabo. Mbese guidance yanyu ntize icecekesha ibyo bafite, ahubwo bashaka ikibarimo. Shakisha ikimurimo, wenda muri ya vakansi ukimushyiremo neza, umwohereze ku ishuri, ariko no muri ya vakansi ya football uzakundi ewana yimushyiremo neza, amaximize no ku ishuri amaximize. Hanyuma nakura Imana izitoranyirizamo kimufitiye umumaro. Reka mbikubwire turi kumwe hano. Urakoze, Imana ikumere umugisha. Murakoze namwe. Ndakwinginze ujye uza dukomeze tuvibing. Ozi ubu aka kanya udusoreza nibwo nongeye kubona ko Imana iri kumwe natwe. Utanze urumuri rwawe. Ntekereza ko umuntu uzumva iyi message azamenya ko impamvu Imana iriho, mwarabanye, mwaragendanye. Mise nsanga mu byo uvuze biri nabyo mu byampushinze nanjye gukora ino the kingdom vibe, kubera ko hari nyine koko numvira ijwi ry'Imana. Ibintu uvuze sinabisubiramo, ariko reka Imana ihabwe icyubahiro. Dushimye Imana, ni akazoza, ni muri the kingdom vibe.
nanjye yari Francis Zahabu, turi kumwe na Fi from Zegen, kandi akaba ari n'umuramyi w'Imana. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntiwibagirwe kuba wadusangiza ibitekerezo byawe muri comment, ndetse ntiwibagirwe gusangiza abantu benshi, kuko iki ni ikiganiro kitari cyacu, ni ikiganiro wakereka umuntu, washaringa kuri stati yawe, akagira umuntu kimurikira witinyaga, wumvaga adakwiye, ariko impano ye igasohoka. Shalom shalom, nawe ubutaha ni muri The Kingdom Vibe. Thank you. Thank you too. Thank you. Iki gitabo wakibonye? Nakibonye. Iki gitabo urakema. Iki gitabo ndakigutiza. Nakigutiza, kivuga ngo ni ubuzima bufite intego. Yego.